umukobwa atakubaha ntabwo azigera akurarikira byuzuye mu buzima bwe ngo akwiyegurire. Ashobora kukwereka ko ari kukwiyumvamo ndetse ashobora no kuryoherwa no kuba umwitayeho nawe, ariko icyubahiro ni ryo tandukaniro riri hagati yo kwiyumvanamo by'igihe gitoya ndetse n'imbaraga ziguhuza n'umuntu by'igihe kirekire. Icyubahiro. Niba uri umusore mwiza ntabwo bivuze ko umukobwa atareka kukubaha, ahubwo icyubahiro cy'umukobwa ushobora kugihomba kubera imyitwarire ya buri munsi akubonaho buri munsi, ko iyo myitwarire ishobora kukwirimburira ubwawe. Gumana nanjye uyu munsi muri iyi video kubera ko iraza kurangira ndaba namaze kuguha imbaraga nk'umusore ndetse n'icyerekezo. Ni Ancestor Ignace urisanga kuri channel yanjye. Ahangaha ngiye kukwereka imyitwarire ifite imbaraga ituma abakobwa bakwiyegereza cyane bakiyikubonaho, bakakuvugisha ndetse bakanagufata neza bakwitaho. Bityo reka twinjiremo neza cyane. Imyitwarire ya mbere, ntabwo ukeneye gukundwa. Abasore benshi ntabwo babizi ko buri munsi baba barimo kugerageza gukundwa n'abakobwa, bakibwira ko ngo ibyo barimo gukora bari gushyiramo icyubahiro ndetse bakagaragaza ko ngo ari n'abanyabwenge n'abahanga mu bijyanye n'amarangamutima. Abasore bajya bigaragaza nk'aho mu bihe bimwe na bimwe bigaragaza nk'aho baciye akenge mu mpamvu zigezweho ako kanya, ariko inyuma y'ibyo byose hari umuhate umwe w'ibanga baba bibwira ko baravanamo. Ibyo byose baba barimo gukora bibwira bati nindamuka nkoze gutya umukobwa akanyemera ndaba ntekanye, ariko nyamara iyo mitekerereze igusenya byihuse mu buryo utanigera ubona muri ubu buryo ngiye kukubwira. Gukenera gukundwa no kwiyumvwamo ntabwo ari ibijyanye n'amagambo cyangwa se ibindi nk'ibyo, ahubwo ni ibijyanye no gufata utwemezo dutoya. Reka nze nguhereze urugero. Nk'umusore mbere yo kuvuga ubanza gushidikanya, utanga ibitekerezo rimwe na rimwe bidafatika cyangwa se byoroshye, nyine useka ibintu bidasekeje, wemera byihuse cyane kurusha uko wakabikoze, wirengagiza agasuzuguro wita ko ngo ari gatoya kugira ngo wirinde intonganya n'umukobwa muri kumwe. Ibi byose nkubwiye nta gisanzwe kirimo burya. Ni nayo mpamvu kuba witwara gutyo biri dangerous cyane kuri wowe. Abakobwa ibingibi ntabwo babyiyumvamo namba mu buryo bw'imitekerereze, ahubwo babyiyumvamo mu buryo bw'amarangamutima. Rero kandi bo ibintu biyumvamo bakakira neza ni umusore uzi kwishyira ku murongo buri gihe yisanzemo, aho kuba wa wundi ubanza kujya iyo bigiye akaza gutekereza ngo araza gukora iki nyuma. Ukuri guhari rero nuko umusore wumva ko akeneye gukundwa ntabwo aba ari uyoboye itangiriro ry'umubano we n'umukobwa ndetse n'ibiganiro hagati ye n'umukobwa, ahubwo we aba ari kwakira buri cyose umukobwa amuzaniye, kandi icyubahiro ntabwo gishobora kuba ahantu ubuyobozi butari kugaragara. Atari wowe uyoboye ntabwo bashobora kukubaha. Okay, reka aka kanya twice uburyo bwo kubyumva mu bundi buryo. Kudakenera gukundwa ntabwo bisobanuye ko mutagomba kwemeranya n'uwo mukobwa, kwikomeza cyane ndetse no kutagaragara mu buryo bw'amarangamutima nk'umusore ngo kubera ko udakeneye gukundwa. Icyo mvuga ahangaha, uramutse ngewe umbajije, ndavuga uburyo bw'ubwirinzi. Kudakenera gukundwa bivuze bya nyabyo ko utagomba kwiyibagirwa ubwawe kugira ngo ubashe gusigasira umubano n'umukobwa muri kumwe. Uba ukeneye kureka utwo tubazo mutemeranyaho tukaba, yewe ukanamureka akagushidikanyaho kugira ngo akantu ko kutemeranya muri byose kabeho, utihutiye gushaka ibisubizo ngo wigaragaze nk'umuntu uzi gukemura ibibazo maze uwo mukobwa ngo abigukundire. Izo ni imbaraga z'amarangamutima ndetse ni narwo rufunguzo, kubera ko abakobwa n'abagore ntabwo bubaha umusore cyangwa umugabo uhora akeneye ko ngo bamwemera kubera ko yigaragaje. Abagore n'abakobwa bemera umusore wihesha ukwemerwa, umusore wizera imitekerereze ye n'uburyo afatamo ibyemezo bye, indangagaciro, uburyo wakira impinduka zikujeho. Icyo gihe umukobwa yumva ashikamanye nawe. Aho niho bihindukira rero. Bityo umusore udakeneye gukundwa avuga atuje, nta gusubiramo amagambo ku yandi, agahakana nta gusaba imbabazi ibyo atemeranyaho n'umukobwa, ntashake kumuhereza impamvu. Byaba na ngombwa niba uwo musore ari ugenda akagenda adatanze ubusobanuro, akaguma ashikamye hamwe n'igihe batari kubyumva kimwe cyangwa se igihe uwo musore bamwumvise nabi. Ibyo ngibyo ntabwo bigira umusore umunyamutima mubi, ahubwo bimugira umuntu uhagaze kigabo,
uko ukeneye gukundwa gakeya niko uko utanga uburenganzira bwo kugukunda byiyongera, kubera ko kwemerwa ku muntu udakeneye kwemerwa, uwo uri kwemererwa yumva ko yabiharaniye nyine, cyangwa se uwo muntu ushaka ko akwemera. Iyo umweretse ko udashaka kwemerwa cyangwa se gukundwa, nawe yagiye kugukunda cyangwa se kukwemera yumva yabiharaniye. Rero abakobwa ntabwo bagusuzugura kubera ko ngo utari intungane cyangwa se ngo ntako utagize, ahubwo bagusuzugura kubera ko utiyizera iyo hari puresha ije cyangwa se impinduka. Uku niko kuri kwa nyuma ngewe nguhaye intego zawe ku mukobwa nk'umusore. Ntabwo wagakwiye kurwanira kwigaragaza ngo ukeneye gukundwa, ahubwo haranira gushinga imizi. Ako kantu urakumva neza cyane? Iyo umukobwa abonye utuje utekanye ku kuba mutumvikana ibintu kimwe, utuje ku kuba mutemeranya, akabona utuje uri wenyine, niba ari ibyo binakenewe icyo gihe, kukubaha birekeraho kuba kubw'impamvu, ahubwo akakubaha byo kukwiyumvamo bimwe bifite ikintu bihagarariyeho. Noneho iyo ni imyitwarire ya mbere nk'umusore igomba kukuranga. Imyitwarire ya kabiri, kugendera ku muvuduko mukeya kandi ukawucunga. Abasore bihuta cyane ntabwo baba bashishikaje buriya, nta nubwo baba bahagaze neza ku byo barimo, kandi kudashikama hamwe bitwara icyubahiro kurusha n'ibindi bintu byose buriya niba utari unabizi. Iyo wihuta cyane mu gusubiza message, ukihuta ugaragaza ibyiyumviro, ukihuta guhereza izina umubano wawe n'umukobwa ngo muwushakire izina ngo ibi ngibi turimo ni ibiki, ukihuta cyane kumenya impamvu n'umuhate by'uwo mukobwa muri kumwe, ibyo urimo kugaragaza ni uyu mubano turimo ntabwo niyizeye uramutse utagenze neza. Nicyo kintu burimo kugaragaza kuri uwo mukobwa. Reka nze nkwereke, uhuye n'umukobwa uramukunze, akakwereka ko atakwitayeho cyane ku itangiriro, akagusubiza message zawe gakeya, mbese bigaragaza ko yakwikomejeho. Noneho umukobwa iyo akubonye umusore wihutisha ibintu, icyo gihe ahita apanika cyane, agahita atangira koherereza uwo mukobwa ibi message birebire cyane, amubaza ibyahindutse, agerageza gusana ngo ibitarimo kugenda neza hagati yabo, mu gihe umusore ufata ibintu gake gake yawe ahita abona uko ibintu birimo kugenda, yewe ntihagire icyo akora. Icyo gihe uwo musore ntabwo aba ashaka kwangiriza santere y'amarangamutima ye igihe haba hari icyahindutse. Izo nizo mbaraga rero burya. Ibaze kino kibazo nk'umusore, ese ibintu iyo bigiye hasi mu mubano uri kumwe n'umukobwa, ndavuga nyine muri uwo mubano, wongera umuvuduko cyangwa ahubwo ushikamira aho bihagaze? Reka nze nkwereke impamvu ndimo kukubwira ibi ngibi, ndetse kandi bikaba bifite agaciro. Buriya abakobwa bameze nka skaneri nyine, kubera ko baba barimo gusikana ubuyobozi bw'amarangamutima y'umusore. Baba bashaka kureba niba ibintu biramutse bizambye, uwo musore azahita ahwera cyangwa se agahagarara ashikamye. Okay, aka kanya reka tubyerure muri ubu buryo. Kugenda gake gake washyizemo ubuhanga udahubuka, ntabwo bivuze ko ugiye kumukinisha imikino, cyangwa se gusubiza inyuma nyine amarangamutima yawe, cyangwa se kumera nk'umugiye kuri. Icyo ndimo kuvuga ni uko guta umutwe kw'amarangamutima y'uwo mukobwa utagomba kwemera ko ariyo agena imyitwarire n'imyifatire yawe icyo gihe, ndetse ni narwo rufunguzo buriya. Icyo gihe nk'umusore komeza umwereke ko akigushishikaje, n'ubundi nawe ukora udukorwa tumwinjiza mu mubano wanyu nk'ibisanzwe, ariko ntukabye cyane. Ukuvuga gutyo ndimo kuvuga ko ugomba kureka nyine uku kwiyumvamo guke agufitiye guhumeke, ugomba kumureka nawe nyine akabona umwanya. Niba impinduka zibaye ku mukobwa muri kumwe kandi zinakubangamiye, zihindutse ibyihutirwa cyane kuri wowe, icyo gihe ntabwo aba akiri uwo ushakaho urukundo, ahubwo uwo mukobwa ahinduka igihembo cyawe, kuko uba urimo kumukorera, nawe ugahita uhinduka umukozi. Icyubahiro rero ubwo ngubwo ntabwo cyavuka, kuko icyubahiro kivuka gusa iyo umukobwa amaze kubona ko atashobora kukujyana iyo ashaka akwihutishije, cyangwa se ngo ahindagura amarangamutima yawe. Iyo ugendera mu ntambwe zawe zituje, uba umubwiye mu buryo butunguranye uti, hey mukobwa, nibyo koko ndakuryoherwa, ariko ntabwo nshobora kwitererana kugira ngo mbashe kukuzanira ibyo wifuza. Niyo magambo uba umubwiye wicecekeye cyane. Icyo gihe iyo bigenze uko nguko rero, ayo matsiko ye ahinduka icyubahiro akugirira,
kubera ubwo ntabwo aba ari ukuguhitamo, ahubwo aba ari kwiha ubwiza bwo kugira ngo yumve agukwiriye. We atangira kwiyitaho ngo yumve nyine agukwiriye kuko yamaze kubona ko wihagazeho. Ako kantu turimo kukajyanamo neza cyane. Okay. Imyitwarire ya gatatu, nk'umusore ufite standard cyangwa se amahame n'indangagaciro zawe, kandi ntabwo ari ngombwa ko uzibwira umukobwa. Abasore b'abanyantege nkeya buriya ntabwo bagira amahame y'indangagaciro, ahubwo baba bafite ibyo biyiziho ngo bakurikiza, kandi ugasanga buri gihe bashaka kubinegosiya n'umukobwa bagiye gukundana, cyangwa se urukundo rukimara kugaragara hagati yabo. Reka nkwereke amakosa abasore bakora. Abasore bamwe bizera ko amahame y'indangagaciro zabo ari ikintu usobanura. Bizera ko imbago zabo zikora neza gusa ngo iyo uziganiriye n'umukobwa akazumva. Abasore bizera ko icyubahiro gituruka mu kwisobanura bakabumva, ndetse unabitekerejeho neza wakumva ari byo koko bisobanutse. Ariko reka nze nkubwire impamvu buri gihe ibyo ngibyo kubikora atari ukuri. Buriya amahame y'indangagaciro zawe iyo uyabwiye umuntu ahita ahinduka ikiganiro. Ayo mahame aba ikintu cyo kuganiraho, kandi ikiganiro gihita kizana gusuzumwa. Kandi abakobwa ntabwo bashobora kubaha amahame iyo akeneye kurwanirwa nyine. Abakobwa n'abagore bubaha amahame ndakuka ataganirwaho, ahubwo akeneye gusa gukurikizwa. Ngo nshatse kuvuga iki nibyo ushatse kuvuga. Reka tuvuge wenda umukobwa atangiye gukora ibintu udakunze nk'umusore. Umusore utangaza ya mahame ye ahita amwegera, agatangira kumubwira ati umva mukobwa cyangwa se umva Diane we, ndashaka ko nge nawe ngo twumvikana ku kintu ngewe mba nshaka, ngo iyo ukoze bino bintu nk'ibi ngibi bituma ngewe nibiki bra 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 bra. Uwo musore ni wa undi udashikamye. Cyangwa se umusore ugasanga abwira umukobwa ati ngewe nshaka ko bijya bikorwa gutya. Icyo gihe ibyo burimo gukora utekereza ko ari ubuyobozi bw'umubano wanyu, siko uba wumva bimeze. Ariko umukobwa we icyo atekereza ni uko wowe musore uba urimo kumusaba gushyira ibintu ku murongo kugira ngo wowe ubashe gutuza. Icyo kintu urimo kucyumva. Icyo gihe ntabwo uba uyoboye, kubera ko umukobwa noneho niwe uyoboye umutuzo wawe, kuko umutuzo wawe niwe uba urimo kuwugenga. Niba ari we ukugenga rero icyubahiro cyawe cyatakaye, kuko azagukoresha icyo ashaka, aguturishe cyangwa se agusaze igihe ashakiye. Ndagira ngo unyumve neza. Hari ihame ry'indangagaciro ugomba kwibuka rimwe gusa. Amahame yawe ntabwo ari amategeko uhatiriza abantu cyangwa se ubabwira ngo bakurikize cyangwa se bagomba kugenderaho, ahubwo ni akayunguruzo kawe wishyiraho ugomba kugenderaho nk'igishoro cyawe. Siko bimeze se? Rero ntabwo ugomba kubwira umukobwa uko agomba kwitwara, ahubwo wowe ugena ibyo agomba kugeraho kuri wowe bitewe n'uko yitwara. Iyo niyo vora. Umusore ufite amahame y'indangagaciro ze ntabwo agerageza gukemura buri ntambwe yose yatanye cyangwa se ikitakozwe neza n'umukobwa bari kumwe. Ahubwo igisubizo nk'umusore, iyo ibyo ngibyo byabaye, utangira kugaragara gake kurusha uko wari uhari. Amarangamutima make, imbaraga nkeya, nta bihano uha uwo mukobwa, nta magambo menshi cyangwa se wanashaka ukicecekera, ahubwo ugashyira ku murongo gusa ibintu. Urabizi, iyo ugerageje gusobanura imbago zawe kugira ngo umukobwa abashe kubyumva, uba urimo guhatiriza kwiyumvanamo, ntabwo uba urimo kurinda kwiyubaha kwawe. Ahangaha ntunyumve nabi. Nubwo mvuze gutyo, hari igihe biba ngombwa ko muganira ku mbago zawe ntarengwa pe, ibyo ngibyo bibaho. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko amahame yawe kuyigumanira, ahubwo ukareba imyitwarire y'umukobwa bucece. Ibyo binasaba ikinyabupfura mu marangamutima n'ibyiyumviro, kubera ko kubwira umuntu uko wiyumva n'ibyo agomba gukurikiza kugira ngo mubane neza biba byenda gusa n'ibiruhura umutima. Kwa kundi umuntu avuga ibintu bye nyine yumva arimo kuruhuka. Icyo gihe kumvwa no gutega amatwi nyine wumva ari ibintu ukeneye mu buzima. Mbese nyine ukumva uri mu mubano ufite ubuzima, ariko nanone amahame yawe ya bucece, yayandi wicecekeye, aguhatiriza kwihanganira kubura amahoro, aguhatiriza kwemera no kwakira ko burya uwo mukobwa adashobora kuguha ibyo wari umwitezeho, aguhatiriza kwigendera ukarekura udakeneye kwisobanura. Ari nayo mpamvu abasore benshi batabikora, kubera ko baba bashaka kwisobanura ku mukobwa.
aho kwishyira ku murongo. Ugasanga umusore guceceka ntabwo abishaka, ahubwo ashaka kuvuga, kwisobanura. Bahitamo ko abasore nyine bahitamo ko aho guhomba umukobwa ngo bagomba kumvikana ku mahame bakabinegosiya. Nyamara umusore uganira amahame ye n'umukobwa aba asaba ubufatanye, cooperation, kandi umusore ubaho ku mahame ye ntabwo aba akeneye ubufatanye. Reba uko bimeze. Iyo uhagaritse gutangaza amahame yawe y'indangagaciro zawe ku mukobwa, abakobwa bakugirira amatsiko cyane, bibaza ngo urinde. Icyo gihe rero iyo batangiye gusoma imyitwarire yawe, umukobwa agatangira kumva amategeko yawe, akakubona, akakumenya, akibwira ati iyo uyu musore ngerageje kumwiryaho ntabwo ampatiriza, bityo ninkomeza kumwiryaho ashobora no kuzigendera, umusore nkamuhomba. Rero nk'umusore kugendera ku mahame yawe ntabwo bivuze ko uba uri umuntu mubi, utababarira, ngo utagaragaza amarangamutima. Oya, ubwo ni ubwibone bwiyambitse ishusho y'imbaraga, ahubwo amahame nyayo ni umutuzo, kugendera ku gihe, ndetse no kuba uteye irungu kujya impaka nawe, mbese umuntu akaba adashaka kujya impaka nawe. Umupango hano ntabwo ari uguhana umukobwa, ntabwo umuhana cyangwa se ngo umukange cyangwa kumuha gasopo, ahubwo icyo uba wakoze ni ukutamuha access cyangwa se kumwemerera kugera kuri wowe mu gihe afite imyitwarire itajyanye n'amahame yawe. Ako noneho urakumva neza cyane. Abakobwa ntabwo bazamukira ku mahame wabahaye, ahubwo bazamukira ku mahame ugenderaho utayasabira imbabazi. Ibi nkubwiye niba wumva ari amakuru utigeze ubwirwa n'undi muntu uwo ari we wese, kanda kuri iyi buto ya like iri hano hasi ndetse no kuri subscribe. Ntabwo ndimo kwigisha abasore kwirukira no guhiga abakobwa, ahubwo ndimo kubigisha kuba abasore ba nyabo, abakobwa bisangira mu buryo buri naturel. Imyitwarire ya kane. Iyo hagize ikintu kidasanzwe kiba, amarangamutima yawe arahindagurika. Umva, ahangaha ntabwo ndaca ku ruhande. Abakobwa n'abagore bubaha amarangamutima ashikamye. Abasore benshi rero bibwira ko ngo amarangamutima no kugaragaza ibyiyumviro ari ukwigaragaza, kwifungura no kugaragaza umuhate. Ariko icyo nta nubwo ari nacyo kibazo. Ahubwo ikibazo ninde ubura kontrole iyo ibintu bitangiye kudasobanuka. Kubera ko hano hari ikintu abakobwa bahora bacunga mu buryo bwose bwari bwo bwose bushoboka. Ese iyo havutse ikintu kidasanzwe, uyu musore ashikama hamwe cyangwa arahindagurika, mbese agapapa? Uko nguko icyo ngicyo nicyo abakobwa bareba. Okay, reka tuvuge kuri iri hindagurika ndimo kuvuga mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Iri hindagurika harimo wenda kubona ibimenyetso bidasanzwe kuri uwo mukobwa, kuko yagusubiza message atinze, guhindura mudu yari afite, imyitwarire ihindagurika, kukwihunza bya hato na hato mu buryo butunguranye, kutemeranya ku bintu uko mubifata. Ni byinshi navuga, nawe nk'umusore urabyumva. Ngaho rero reba itandukaniro. Umusore udahindagurika ushikamye, bene ibyo bintu bibaye byose arabibona uko biri kugenda, agashyiramo akaruhuko, akaguma ashikamye, ahagaze hagati na hagati, agasubiza ariko nanone ntagaragaze imyitwarire ku biri kuba nubwo yabibonye. Buriya ikintu udasobanukiwe ni kimwe, nuko umukobwa atazana bene izo mpinduka kubera ko ashaka kuba umuntu mubi, ahubwo izo mpinduka zimugaragariza umusore bari kumwe iyo uwo musore atari we uri gukontorora. Rero ibyo byose byahindutse iyo biguteye ubwoba, bikakubuza amahoro, ukabura ubwirinzi, umukobwa wahita abibona. Reka nguhe urugero rwa hafi rworoshye. Umukobwa wenda asubiye inyuma iminsi mikeya uko yagufataga, mbese ubona yatuje. Umusore udashikamye ahita akeka ko hari icyago cyateye, agahita atangira kohereza utumessage ati hey, ufite ikihe kibazo? Nyuma nanone akohereza izindi message abwira umukobwa uburyo ngo amukunda cyane, akamubaza niba akimukunda nawe cyangwa se niba akimwizera, kugira ngo nyamusore yumva atuje nyine. Bene uwo mukobwa ibyo yiyumvamo icyo gihe rero buriya ntabwo ari ukwegerana n'uwo musore cyangwa se kukuba ngo ari gukuza umubano, ahubwo bitangira kuba amarangamutima n'ibyiyumviro ku munzani. Naho umusore ushikamye we azabona ko umukobwa yasubiye inyuma ariko akomeze kugendera kuri gahunda zisanzwe. Ntabwo aziruka kuri uwo mukobwa nk'uko nabivuze hejuru, ntabwo amuhana cyangwa se ngo azane ibintu bya drama. Umusore ahereza umukobwa umwanya,
uwo musore n'ubundi ataburi wirengero agihari. Ndetse uko niko binagomba kugenda. Bene uyu munzani ndimo kukubwira uboneka hakeya, kandi uko kuboneka gakeya nibyo birema icyubahiro umusore agirirwa. Reka tugire ibyo twumvikanaho neza kuri iki kintu. Gushikama mu marangamutima n'ibyiyumviro ntabwo bisobanuye kubigaragaza. Bivuze ko ahubwo bitagomba gutwara imyitwarire yawe n'imyifatire. Niba ushobora kwiyumvamo impinduka zabaye hagati yawe n'umukobwa udakoreshejwe n'ubwoba, ushobora no kwiyumvamo ugutenguhwa kandi ugakomeza guhagarara ushikamye. No kwiyumvamo ushobora kubyumva udasabye rero gutakaza byinshi n'imbaraga n'ibiki byose. Urabona ahantu ndimo kwerekeza noneho, icyo nicyo bita ubwenge bw'amarangamutima n'ibyiyumviro bya kigabo. Guys, abakobwa n'abagore bubaha umusore cyangwa umugabo ushikamisha umwanya w'amarangamutima ye atabikabirije cyane, atabigize ibintu bya drama. Imyitwarire ya gatanu, uha agaciro ubuzima bwawe kurusha urukundo. Ibi ngibi bikomerera abasore benshi cyane kubyihanganira no kubyakira, kubera ko bigaragara nko kwikunda cyane. Byumvikana nk'ubugome, bimeze nkaho ngo uba utitaye ku wo mukundana nyine. Ariko ukuri kwa nyako niyo fondasiyo y'icyubahiro kirambye. Urabibona, iyo umukobwa ahindutse santere y'ubuzima bwawe, uhagarika kuba santere y'ubuzima bwawe nk'umusore. Kandi umukobwa ntabwo ashobora kukubaha niba nawe ubwawe gravite yawe cyangwa se ukwihagararaho kwawe kudashikamye. Niba guhomba umukobwa mu buzima bwawe bizatuma ubura icyerekezo cyawe, uwo munzani azawubona rugikubita. Ibaze rero icyo azakora nabona ko utihagazeho nawe udashikamye. Reka tuvuge kuri ibi ngibi neza. Ibaze uhagaritse kujya muri siporo kubera ko ngo umukobwa uwo mwanya ujya muri siporo awugukeneyemo, ashaka kumaranya igihe nawe. Ugahagarika kubonana n'inshuti zawe kubera ko ngo uwo mukobwa inshuti zawe atazikunda. Ugahagarika kurwanira intego zawe kubera ko wumva ko urukundo ngo ruhagije. Sibyo? Utekereza ko icyo gihe urimo gushora, nyamara icyo uri gukora ahubwo nuko uri gushyira imbere cyane bikabije. Hari ibyo uri gushyira imbere bikabije cyane. Umusore uha agaciro ubuzima bwe kurusha urukundo n'ubundi ntabwo bituma atagaragaza nyine amarangamutima cyangwa ngo mu rukundo agaragare. Ntunyumve nabi. Akomeza kwita ku mukobwa, umuhate akawugaragaza. Icyo adakora gusa ni ukugurana misiyo ye amarangamutima. Iryo ni ryo tandukaniro rihari nyine ngo urukundo rumutware. Abakobwa bubaha abasore bafite intego. Reka hano twice iyindi myumvire abantu bafite cyangwa se ibitekerezo abantu bafite. Guha agaciro ubuzima bwawe kurusha urukundo ntabwo bivuze ko umukobwa umwirengagiza. Ahubwo bisobanuye ko umwirondoro wawe udashingiye mu rukundo n'amarangamutima. Wikwiruka ku mukobwa ngo umucunge, umugumane. Ntabwo umuntu akora kugira ngo yirinde ibihombo. Ntabwo ugomba gushonga ubwawe ngo ubure kugira ngo ubone amahoro. Uyobora ubuzima bwawe, hanyuma ubuzima bugahitamo niba umukobwa ashaka kugendana nawe cyangwa se atabishaka igihe bimeze uko nguko. Noneho by'ikirenga, ikintu nicyo nshaka ko wibuka nk'umusore. Iki ngiki, icyubahiro cyubakirwa mu buryo utera intambwe, uburyo usubiza ndetse n'ibyo wihanganira ubwawe. Rero niba utigeze wumva ibintu byose navuze muri iyi video, ugomba kwibuka ko ndi Ancestor Ignace uri aha ngaha. Kandi wakoze cyane kuyireba. Tuzahurire no mu yindi video y'ubutaha.